Uyu ni Billy mwamenyereye muri byose hanze TV. Turi kumwe nanone na Keza, twamutumiye kugira ngo twongere tuganire, twari tumukumbuye cyane. Amakuru Keza, iminsi myinshi twari tugukumbuye cyane. Amakuru neza, nanjye nari ngukumbuye. Turapishije. Hano rero uri kuri byose hanze TV. Turagira ngo tuganire, turagukumbuye, tumenye wese amakuru y'iminsi iri buri cyamamare, tuba dukeneye kumenya ubuzima bwa buri munsi bimeze bite. Meze neza, ikibazo. Ko numva ijwi ridasohoka kweli. Rirasohoka. Urabona iri vumbi ririho icyaka n'iki. We none simba bari. Urashobora gake kweli kamanura iryo vumbi. Amazi. Kubijya kantu gahiye utareba. Kubera iki se? Amazi ndikumva rero nshaka. Sure. Kubera n'aya masaha n'ukuntu mbanje naki. Aya mazi yo ndanayahora na sibyo? Uko byagenda kose amazi yo ndayahora nanjye numvaga nanjye nshaka kunywa amazi. Ko nanjye nubwo nari nihagazeho shana nakakaye mu mugongo kabisa. None se makuru ni meza. Aya none se mva rero nkubwira. Okay, merukana nawe rero gahunda uri kumbwira ngo ni ya yindi nta kudohoka. Na nubu se? Yego. Gahunda ni ya yindi nta kudohoka. Uri serious? Je numva Ese urabona ari siri? Nguki? Iyo ndebye umbonamo nta buseri umbonamo. Cyo tumye rero ngiye ibyo nkubaza. None se kumaze kubona umaze kuba umukobwa mukuru. Bana kubaka. Bimeze bite kutari kutwereka umuntu wahisemo umukwe? Yes. Umukwe wacu abantu bose babimenye. Umva nkubwije kuri rwose. Arahari. Ariko arahari. Nawe. Ariko ufite inshuti. Inshuti? Yego. Nawe nzifite ahubwo ndazifite cyane. Ese utambeshye. Yuterenje nimwe nebyiri ni 10 ni 20 mbwira ni bangahe numwe byo ndimenyere ko umuntu agira inshuti imwe. Imwe? Yes, umuntu akagira inshuti imwe. Ufite inshuti imwe? Njyewe? Yes, mfite inshuti imwe. Ko na present imbere y'abantu bose. Ibyo rero nibyo nshaka ngiye kumenya. Baretse kumenya ngo wa muntu wakwereka iwanyu. Ntabwo ushaka zazindi mwirwa musangira, zimwe mutemberana, zimwe ziguso ntagarabo ndi kuvuga. Ya indi zavamo umukwe niyo nshaka kuvuga. Mu nshuti zanjye mfite zose nta nemwe yavamo umukwe nayo. None se ubwizo ngizo zimaze iki? Inshuti? Nizo ngizo? Ahubwo sinazindi ufite ngo uzinyongere ko zo mfite. Ariko ndetse kari business. Ko ndumva ni nka business, neza ko wumva nizo ahubwo umuntu ashaka n'izindi akongere ni business. Oya, none se kambwiye kugira inshuti ntacyo bitwaye sibyo? None se ya nshuti imwe igustressa. Ubwo se ahubwo uze n'ibyango. Ubwo nifuje ugapfa. Ya indi gapfa. Wasigarani. Ibibazo. None nuvuga ngo imwe ni napfa. Reka tubivuge gutyo. Igapfa. Bakayishyingu. Ubwo nuvuga ngo izindi zirakomereza ziraziba icyuho. None se dawa ya moto ni moto. Sibyo? Ngo nyine imwe nipfa indi zazifate mu mugongo. Harayiye koko. None se mu byukuri ubwo no kuvuga ngo ariko ntunyumve mbanje kukwisegura. Ubwo hari ukoresha umusatsi, hari ugusohokana, ngo hari uwishyura inzu bamo, urumva? Hari ugukemura ibibazo bisanzwe. Ubwo nuko nabivuga ko ni nyinshi kandi zose buri yose ndumva ifite umumaro wayo. Niko bimeze reka tuga abantu bari open. Tubigisha ukuri. Ibyo ngibyo. Oya. Ibyo. Iseka bivuga uri seri. Ibyo nyine ni iby'abantu ku giti cyabo, ni ibintu biri hagati y'abantu. Turi kuganira sibyo kandi icyo mpamya cyo nta muntu uri kumwe natwe rega turi kuganira. Muri izo ngize ari kumbwiye niba ntacyo bitwara ibyo urabizi ke turi inshuti sibyo turi abavandimwe. Cyo nisanzura ubuze ngewe ntiwagira icyo mbaza cyose ngake kubwira nawe mbwizo kuri. Ubwo nuvuga ngo buri inshuti ifite umumaro wayo. Nyine okay. Sinavuga ko nyine hari inshuti ugira zikabiza umumaro sibyo? Wamumara ariko niwe ushaka kumenyereka wamumara. Niba ari ugusohokana, niba hari uwishyura inzu, niba hari umenya ngo Keza buri munsi arya gute sibyo? Uwo muntu akaba ashinzwe kumenya ngo Keza se yariye saa sita mu gitondo yafashe breakfast ese nijoro yariye. Uwo muntu ndashaka kumenya abo bantu barahari. Uwo muntu ntabwo yabura. Numwe se ufata ikibazo cyawe akakigira iki? None ndashaka kumenya numwe. Numva naho aho ngaho uri kunyinjira. Oya n'ibyarega numwe. Aho ngaho naho
ujya niyo mbwira numwe rigasubiza ariko Uhasanga ari na batanu Yes. cyangwa batatu batanu cyangwa batatu nzi ko turakuramo iki rega jya ugusha kuntu jya uvuga ibintu byose ubivuge neza byose sibyo niba uvuze ngo ni batatu bane bavuga umubare upresize ubwitanyinjirira waba ushatse kubinyinjirira waba urengereye none se kereka nkubaze mu by'ukuri muri izo nshuti zose wenda icyo nkuyemo ni uko nta nshuti ufite imwe ihamye sibyo uretse imwe n'ihamye inshuti imwe se ujye kwihangana ntumvugire ngo mbanze nkubaze ukigaragara ufite nta nshuti ufite ihamye none se wowe urumva kuzahitamo umuntu muzabana akaramata bitazakugora kubera impamvu ngiye kubwira impamvu urumva ufite inshuti ya mbere yishyura inzu ya kabiri ni gusohokana hari imenya umusatsi buretse hari imenya umusatsi hari niyo witabaza ako kanya atishe rimbuza amafaranga ya nayo agahita asunika urumva ni ukuvuga ngo uzumva uzagira inshuti nunayigiriye inshuti urumva kubaka bigakunda kandi umenyera ibintu bituruka hirya no hino hanze umenyereye ni nk'uwa mwana w'uruhinja umenyereye ko mama wazana yawurute papa wakazana iki sibyo niba hari nanko we babana aho hafi sibyo nawe akazana akayawurute buri kanya umuntu aza mutamika urumva atari ko bimeze urumva uzubaka bigakunda noneho reka tuganire urumva byakunda kandi waramenyereye ibintu by'ubuntu bya buri kanya none se kamubaze ubundi gahunda hari ntagikwe sibyo nta myaka ijana ubwo nuko none se kamubwire n'uwo muntu mwakorana igikwe nawe uhari rega abantu barabimenye ko ntagikwe reka ubundi reka mwibarize reka tuganire mu buryo bw'ibanga sibyo ese mu by'ukuri sibyo ubu ugeze rero usanga abakobwa b'iki gihe atariyo bizinesi basigaye bakora yes ukumva ntabwo ushobora kugira inshuti imwe niyo yanakugira uri inshuti imwe sibyo kandi nawe urabizi ugira abakobwa benshi nese kamubaze ubundi reka tubaze nawe mubaze ukomeza kumbaza ngo abakobwa hari umuhungu ukigira inshuti imwe y'umukobwa uyu muhungu agira inshuti imwe ko mbizi yabana hari ntabwo mbazi ngiye uyikwivugira reka nanihere njyewe ngirimo nta yindi nzi ni imwe pe ntabwo ufite imwe ni imwe urabizi neza ko ari nimwe n'umutima wanjye urabihamya n'abahungu ntabwo kigira umukobwa umva Kigali wisheya urumva mani ntabwo ari ni Kigali wisheya ntabwo Kigali wisheya bakomeze basangire ubu ufite inshuti tuyihurireho n'undi tuyihurireho none reka nkubwire kubera icyo uri kumbwira ngo abakobwa ngo baba bafite ngo abantu benshi ubwo ngubwo uba ufite ari umwizeye gute 100% ko ari wowe wenyine afite urangamije kweli hoye nawe nangaruka ndabizi uri kwivugira neza kugira ngo nari kunyuzamo ariko nawe nangaruka ufite ubwo no kuvuga ngo umukobwa afite ashobora kubona afite abandi bantu ni nk'ishene bamuri inyuma ntabwo uciriye urubanza ariko nawe ntabwo ufite umukobwa umwe gute se gute abakunzi ba byose hanze TV noneho umuntu bita Keza noneho araturangije ngira ngo mwabyumvishe aradusoje neza ankubitiye mu gafuka ndemeye aranyemeje kabisa ubu nta muntu ugipfa kunyemeza ariko aranyemeje mwese murabibonye se mwemeje ntabwo mwemeje